Kumenya impano y'umwana bituma umubyeyi abasha kumenya ubufasha umwana akeneye no kuba yamuyobora mu buryo bwiza kugira ngo iyo mpano ayikuze azayikoreshe ndetse izanamugirira akamaro igihe kirekire. Tugiye kurebera hamwe ibintu 4 by'ingenzi bishobora kuba byagufasha nk'umubyeyi kugira ngo ubashe kumenya ese umwana wanjye ni iyihe mpano afite, ndetse ubashe no kuyiha umurongo kugira ngo niba ari ikintu kizamugirira akamaro uzabe warabyitayeho hakiri kare. Ikintu cya mbere, muha amahirwe yo kuba yagerageza ibintu bitandukanye mu bimushishikaje, bityo abashe kuba yakwereka iki ngiki koko aragikunze, iki se ntagikunze, kuko uzasanga ibintu umwana yabashije kumenya ko bibaho, yabashije kugerageza, ni nabyo ubona ko koko afitemo gushishikarira, gushaka gukora, ndetse afitemo no kuba yabikora neza. Ntabwo yaba atarigeze abona ahantu yicara ngo abe yashushanya narangiza kwereke ko akunda gushushanya. Ntabwo yaba atarigeze abona aho agenda ngo akine umupira, wenda ajye mu kibuga akine foot, umenye ko wa mwana wawe akunda gukina football. Rero ni ingenzi kuba wamushyira mu bintu bitandukanye kugira ngo mubashe kumenya cyangwa se kugira ibyo muhitamo muri bya bindi ari kubona akora, icyo mwashyiramo imbaraga nyinshi bitewe n'icyo mubona akunze ari gushyiramo umuhate kandi mubona yishimiye kuba yakora. Ikintu cya kabiri, itegereze ibyo akunda gukora kenshi kandi mu buryo bumworoheye. Mu by'ukuri iyo atangiye gukora bya bintu nyine bitandukanye, hari icyo ubona afitemo imbaraga, ukabona araza arakubwira ko agikunze, arakubwira ko ashaka kugikora, aragusaba ubufasha kugira ngo abashe kugikora, urajya kumukuramo wenda mugiye gutaha kugira ngo mutahe, ukabona ntago yifuza gutaha kubera ko cya kintu agifitemo umuhate, ari kugikora kandi uri kubibona ko ari kugikora neza. Aho hantu aba akeneye bwa bufasha bwawe kugira ngo umufashe koko kukinononsora, bityo abashe kubona ko afite gishyigikira. Ikintu cya gatatu, irinde kumuhatiriza kuba uwo wifuza yuko aba we. Mu by'ukuri hari ukuntu ababyeyi tuba dufite inzozi, ukumva umwana hari icyo wifuza ko azavamo. Nifuza ko azavamo muganga, nifuza ko azakina basket, nifuza ko azakora iki, ariko umwana mu by'ukuri we atari cyo kintu, atari zo ndoto afite cyangwa se mu bushobozi yifitemo, icyo kintu atagifite kiza cyihuta. Rero mugenera umwanya abashe kujya muri icyo kintu, akigerageze kenshi kuko wumva wifuza yuko yazagikora, ariko wishyiramo umuhate wawe kugira ngo akigumemo, kuko nubimuhatiriza bizatuma acika intege, ntanagikore nk'umuntu ugishaka, ahubwo acika intege kubera ko abona uri kumushyiraho igitutu kandi yumva atari yaba ready kuba yagikurikiza. Ikindi kintu cya kane, irinde kuba wamugereranya n'abandi bantu. Mu by'ukuri kugereranya umwana n'abandi bimwangiriza bwa bushake n'ubushobozi yifitemo, akumva atangiye kwitakariza icyizere, akumva atangiye kumva ko cya kintu atagishoboye, atari uko atagishoboye, ahubwo kubera yuko yumva muri we adahagije bitewe n'ibyo bahora bamubwira ngo ese wabaye nka kanaka, ese wagiye ugira gutya, ese wagiye urebera kuri naka. Bigatuma bya bindi yifitemo atabitekereza, ahubwo agahora atekereza kuri bya bindi bahora bamubwira gukurikiza, kandi uriya muntu bamubwira kuba nkawe, atandukanye nawe, kandi afite ibyo ashoboye, n'uwo mwana afite ibyo ashoboye, bityo bikazimya rya tara yari yifitemo, ugasanga bimwangirije kuba yabona ko nawe ashoboye. Ndabashimiye ko mwakurikiye, naho ubutaha.